iyo mushyuko yawe ugenda uzana ya buri kanya kuki ubundi Imana yabiremye yarangiza ikabishyiramo ibiryohe bwinshi cyane jewe ni wowe wabinzanyemo ubinshyiramo binjyamo none namaze kubikunda rero nta handi hantu nabicikira rwose njye pasiteri datuma mbabara umutima wanjye ugashavura ntabwo nabyemera haka Imana ukumbwira ni iki none se we nibyo wamenyereje kuki utabikora ariko ubundi ntabwo Imana izaguha kwanshimisha ahubwo pasiteri uri kujya mu buyobe imbaraga zawe munsi naze kurahera gufashwa nawe dindiriye amasezerano yawe mukiza kera nari umusore none ndashaje sinari nabona umukiranutsi apfa nk'umukino cyangwa shishe hejuru cyangwa shishe mu bikari by'Imana yemerewe kuwiteka ariwe gitari sekunde budashaka meze bite izina rya Yesu Kristo y'Imana tata izina rya Yesu ubwo ushatse kuvuga icanga isekonde uri kunyihunza bimeze bite jewe Imana buriya iranyereka ikanyereka aho maze gukirizwa buriya ntundebe gutya aho maze gukirizwa pastor ushatse kuvuga iki ariko shatse kuvuga ko jewe Imana yanyeretse iranyereka inyirekiramo imvugiramo irampanurira mpitamo gukurikira inzira y'Imana mpitamo kuba pastor mpitamo kuzakurikira Imana paka mpfuye ibyaha byose mbireke nihanye se no kuvuga uri mu nzozi cyangwa uri maso oya nta kibazo nta birenze aho pastor uburyo ibyo bintu wabinkora koko ibikize ibyo ntabwo wabinkora mwana rwose reka tujye tubireka tujye tuvuga ibintu tubusubira ibindi pasi babiswaryamanaga sibyo ibyo jambo risubiza rikuye ndisubiza ndivanye ubisubiza ubivanye mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu Imana ishobora byose bakategeka isi n'ijoro wajya kubikora tukanasenga tukajya no mu byumba nta n'umuntu wajya gutumenya ko tubikorana jewe Imana none si ikibazo ufite n'iki yarayimbonekera ambwira ati ibyo bintu bya pasiteri namwe mujya mukabye ntuzongere gukora amazi gusenga usigiye twabikoreye cyose ko wasengagara Imana yarampana guhe ibyaha byose sinzongera kuri cyane ntabwo nzongera gukora ibyaha sinzongera gukora amashetani twashye twarimbuka reka rizeke ibyo bintu atari ngiye uri kubyumva reka numve ko ntari kubyumva ayo madayimoni y'amashetani amadayimoni wowe pasiteri ntuneshe umutwe kiravuga ahubwo pasiteri rwose naho ukazajya ugira sibyo ntabwo ukazajya ukabyara ntabwo nawe kizwa ihane pasiteri rwose ntabwo iyo twari turimo hafi turimo ni ubuyobe ni inzira njyakuzimu ni inzira njyabukene ashaka kugira ngo mve ikintu mvuga pasiteri wakwirengagiza uriya munezero koko umunezero muri Yesu mu Mana data niho hari umunezero bira byose wapi wambabare mu by'ukuri ukanyumva oya kizwa ngenda kijijwe kuva munsi y'ikirenge kugeza ku musatsi nabira byaha twirirwagamo nise niba nyijijwe ahantu hose wenda akaba ari ahantu hamwe hananiye gukizwa ibyo ni ikibazo se gikomeye je ntabwo nshaka kongera kwirwa nsambana ku musozi bya twirwa dusambana pasiteri Imana yavuze ngo iradutwika pasiteri reka nkubwire ntabwo ibyo bintu wabinkora ugomba ubikora ahubwo reka dusome ijambo ry'Imana tunasenge pasiteri buretse havuga ko utarakizwa udashya wari wakizwa wanza guhenebera bya ngene kuvuga ngo ndakijijwe kuva munsi y'ikirenge kugeza ku musatsi kugitumva urakijijwe ariko ugomba kubanza kujya gute kwihanebera bya byose Imana ikakubabarira pasiteri rwose nawe nyumva nuko azagira ntabwo kuki ubundi Imana yabiremye yarangiza ikabishyiramo ibiryohe bwinshi cyane Imana yarabiremye ngo tubikore mu buryo bw'inzira nziza iboneye ibi twirwagamo byo gusambana none se kuki mubona nkabushakaho cyangwa ukambona ukanshaka kuki Imana nyine yabiremye shaka mu buryo bwiza Imana idushakamo Imana ishaka tubikora ngiyewe naraye mbonekewe Mana we pasiteri ntabwo ibyo bintu nabasha kubyihanganira wina bimbwira ntacyo biri bumarire iyo mushyuko yawe ugenda uzana ya buri kanya ayo nta mashetani
ni inzira mbi. Pastor ceceka aho ngaho utaza kongera kugira irindi jambo uvuga. Niba na ngombwa mpamagare n'abayoboke bawe bose mbite uhamagara twamaze kukizwa twamaze kumva ijambo ry'Imana twamaze. Rero niba uzi yuko nari guhamagare uko ushoboye nyemurira ikibazo Pastor ni mpamvu utabyemera. Oya ngo uhamagare nafo. Ndabahamagara Pastor ntabwo nabyemera. Ndabahamagara abaturaburitse. Pastor ni kuvuga ngo ntabwo nabyemera. Ntabwo wansiga mu kababaro mfite. Pastor ntabwo nabyemera ngiye niyo no ariko mungu uko ngiye mu ijambo ry'Imana ubu mushyikura kwishibako. Pastor jewe ni wowe wabinzanyemo ubinshyiramo binjyamo none namaze kubikunda rero nta handi hantu nabicikira rwose ngiye Pastor datuma mbabara umutima wanjye ugashavura ntabwo nabyemera ubundi si uko ubizi burya ngenda kenshi nkunda no kuza gusenga kubera iyo mpamvu. Pastor nibyo wamenyereje niba wumva utari bubikore. Pastor ndarira ndavuze mu indu genda gake ntabwo ushaka kujya mu Mana se haka Imana ukumbwira ni iki abashaka ko nkurongora none se we nibyo wamenyereje kuki utabikora ariko ubundi ibyo nakumenyereje nase ubundi Imana izaguhora ko wanshimishije nasanze ari ubuyobe ntabwo Imana izaguhora ko wanshimishije ahubwo Pastor uri kujya mu buyobe murajya mu buyobe korera Imana se gukorera Imana nta gihombo kibamo rwose nayo ndayikorera ariko ikibazo cyawe ni kimwe nuko urimo ushaka kugira ngo wumvikanishe ko utagomba kongera kugira ikindi kintu nkorera ahubwo Pastor ushobora kuba hari akandi gakobwa wabonyemo hano ngo turongorane buri munsi buri kanya buri sekonda buri munota ngaho mu gitondo ngaho nijoro ngaho usanga uguhamagara cyuko ujye ukamarimo rimwe tuza. Pastor ni wowe wabimenyereje urabizi ko ibintu ntajyaga mbikora ni wowe wambwiye ngo Imana yakweretse ngo turi kumwe. Pastor ndabyemera turabikora none umaze kubimenyereza none urashaka kuncika gusa kuri muzana imbere y'abayoboke imbere y'abakirisitu umva ari byiza. Pastor ko nawe urabizi ko nta muntu kutwumva ariko nushaka ko batwumva ndasakuza n'abari mu byumba barahita bavamo. Pastor rwose mbashakira iminota yawe. Pastor rwose ndagukunda. Ntabwo ushaka kunjumuza. Pastor byiwe. Ntabwo ushaka kunjumuza. Akunda gucumuza kubera iki? Nari ndi mu ijambo ry'Imana none urashaka tujya muri ibyo. Pastor undi Imana yirabyanga buriye. Imana ibikunda mu gihe byanyuze mu mucyo mwiza. Pastor ubu nakunezeza nawe ukanezeza kuko kumva ko byaba bibi. Pastor wagiye ihangane uko utabikoze wabi Pastor nahita kugira ngo hahore nibashyushye. Pastor tukoza naho zari veni na zari taranti ndumva ibintu kumbwa bidahuye n'ibibazo byanjye mfite ikintu nakubwira cyo ni kimwe nuko ugomba kubikora ko niho umutima wanjye utari kuhavanda n'ibyo uri kuvuga. Pastor niba utabishaka ndavuze induru afite mu Mana ariko hagati aho mbere kujya mu nama ntagira gute nkagufasha nyine nta kibazo reka nta kibazo nagufasha rwose nkabigukorera ariko tukabigabanya ntituzakomeza kubikora ko twabikoraga nuko twakabyaga pe twakabyaga no mpamvu nahisemo kujya mu ntuze mu Mana sibyo siyeshe wanjye kutishimye none Pastor ndabyemeye ubona yuko ibintu wankoresheje utigeze unkunda n'umusubirimo ndabona cyangwa wabinkoresheje kubera inyungu zawe. Pastor niba unkunda mwese ntabwo basibyibura Pastor niba uzi ko unkunda kandi ukaba warabikoze kuko unkunda winsiga ngiye nyine rwose turi kumwe se iyi misambane ya buri kanya ko ntishaka ariko bizajya biba rimwe basi tujye tukarya nk'akagaburo ka buri cyumweru ntabwo nkabone kari ibyaha. Oya ntabwo ari ibyaha Pastor tuzajya twihana Pastor kanemere njye kubigukorera uyu munsi ako bitari umunsi wa nyuma babarira Pastor izo mbaraga za buri munsi ndazikura babarira we izo mbaraga za buri munsi ndazikura he Pastor wambabarira ko ihangane ngiye kubigukora uyu munsi bonyine undi se wagiyemo ndiri wikuvane ntawe tugiye kubikora rimwe ubundi na rimwe Pastor ibindi tuganira wito nawo bihagarika tubihagarika bimwe hagarika Pastor nawo